nk'urugero nk'ibendera rya Parmehutu ryari ririmo ubururu n'icyatsi, yego hagati harimo izuba. Iri zuba rero ririmo inuzase imirasire igera kuri nka 12. Mu by'ukuri igice kimwe cy'ubururu cyavugaga kuri emancipation, guteza imbere abahutu, iby'icyatsi kibisi bivuga iterambere ry'abahutu, kandi bivuga yuko iryo shyaka ryo ribazaniye umucyo, niyo mpamvu y'iri zuba. Ibi nk'iri darapo amakuru mfite ni uko ryakorewe Kabgayi. Kabgayi. Ibyo bitekerezo by'iri darapo rya Parmehutu, MDR Parmehutu, ni ryo ryinsipayarinze idarapo ry'u Rwanda ryaje icyo gihe. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio. Ni radio ya Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi hano kuri Grand Legacy Hotel, twagiriwe umugisha wo kongera kubana na Robert Mugabe, ariko dukunze kumwita Bob, mu kiganiro cy'uyu munsi. Bob, ntako bisa iyo kuri busy schedule yawe tuboneyeho umwanya ukaza kutuganiriza, biratunyura cyane. Ni iby'icyubahiro kuri iki, kugira ngo nanjye tuganire. Muga tuganire n'abo twumva kimwe n'abo tutumva kimwe. Yego, ariko kandi bose ndabashimiye. hari ko ntabwo mu biganiro byanjye ntabwo naje gutangiza idini. Mu biganiro bya Mugabe ntabwo yaje gutangiza idini ry'abantu ngo banyemere. Ntabwo uzi ukuntu idini ry'abamomons ryatangiye muri Amerika. Ntabyo nzi. Sabijyamo. Idini ry'abamomons ryatangiye n'umutipe wavugaga ko ari umuhanuzi. Ritangira za Mississippi. Baza kugeza aho ngaho Amerika ibagoye, barimuka. Icyo gihe Amerika ntabwo yanganaga uko ingana, ahubwo bajya muri Mexico. Biriya bice byose bya California byari ibice bya za California, Biomang, big part of Texas, yari Mexico. Abantu bahagiye basaga aba Mexicans bari Americans of the religion of Mormons, yewe na leta ya Utah. Utah yashinzwe buriya n'abamomons bashaka kwigira leta yabo. Amerika irabyanga, kuko bari bafite filozofi yo kubaka Yerusalemu yera ku isi. Baranakura bagera mu Bwongereza, bagera ahantu henshi cyane, biyita Latter Day Saints, abera bo mu bihe bya nyuma, bafite ibintu by'inganda n'iki. Njye ntabwo naje kuba umuhanuzi, ntabwo naje gutangiza idini. Ntabwo waje gutangiza idini, waje kuvuga ibintu uko ubyumva. Ahubwo nabagira inama yo kuzashaka nomero ya telefone yanyu ya One Nation, mugakora urubuga rwa WhatsApp, uburyo abantu bashaka kujya baza tukingeginga nabo more efficiently than gusoma comments zabo, bajya kuri urwo rubuga. None urwo rubuga twahahurira, nanjye nkarujyamo, no twaya dutoranya ibibazo biremereye dushobora gusubiza. Iyo na assignment umpaye, kugira ngo hashobore kubaho direct engagement. Do creating a One Nation family. Yes. Dufate link tuyishyire muri comment. Yego. Umuntu ushaka kujoininga kandiho
Yego. ajoyininge tujye Yes. twingeginga on daily basis. Yes. Yego, banatuhe n'ibitekerezo by'aho bumva ko binaduhuze n'abo dukorera. that is fantastic. Mm. Iki gitekerezo ndagikunze cyane, wagihaye much of thought. Reka twinjire mu kiganiro, nyemerera. Mm. Hari byinshi byo kuganira, hari byinshi byo kureba ku mateka yacu. U Rwanda abantu babona gutya rwavuye ahantu hatoroshye cyane, niyo mpamvu tufata umwanya tukinjiramo tukareba impamvu. Hari igihe abantu bazi ko ibintu byapfuye kuza gutyo gusa, hari aho biba byavuye. Mu minsi ishize hari ibitekerezo twabonye by'incabwenge zo wisi za Parmehutu zishaka gutanga ibitekerezo byo gutanga justification y'ibyabaye. Uyu munsi nagira ngo twinjire cyane muri iyi Parmehutu, turebe uko yabayeho, turebe n'icyo yazanye, turebe n'icyo yari ihagarariye muri rusange bitewe n'ibyo bazanye. Kuko urebye nko kuva muri 57 ubwo Gregoire Kayibanda yishyiragaho Parmehutu, Parti du Mouvement d'Émancipation des Hutus, ari nayo yagize uruhare cyane muri revolution ya Hutu muri 59 kugeza muri za 61 n'ibikorwa byagiye bitangira mbere, bakavuga ko bagizeho ishyaka rigiye guharanira uburenganzira bw'abahutu. Ni ishyaka ryatangiranye ibitekerezo bitandukanye, ariko batangiranye n'ibirango byabo bitandukanye. Wigeze kutwemerera kuzabasha kudecryptinga cyangwa gufata ubutumwa buhishe bwari buri mu birango byabo, cyane cyane nk'ikirango cy'ishyaka cya MDR Parmehutu. Ibendera rya mbere ry'igihugu bararyibuka, ryari ririmo inyuguti ya R, hakaba n'ikirangantego, abantu barakibuka, cyabaga ku bitabo byinshi, cyabaga no ku biceri. Cyabaga no ku biceri, abantu bakagenda babibona. Reka dutangire kuri 57 Parmehutu ijya kujyaho. Byari ibitekerezo bije bite, bizanywe na bande? Mu ntangiriro bagaragaraga nk'abantu bafite impinduka zigana kuki? Urumva Parti de la Émancipation, Parti du Mouvement kwanza, Parti de Mouvement, ishyaka rya Mouvement ry'impinduramatwara yo guteza imbere abahutu. Yatangiye ari association, ari NGO, Association de Émancipation, yitwaga Association de Émancipation de Bahutu. Yari iyobowe na Gregoire Kayibanda. Gitera bari barimo, bambonye umutwe bari barimo, abantu benshi. Nibutse ko Gitera yari yarashinze iryo shyaka. Arishinze ni nabwo Kayibanda yahise atangiza Parmehutu. So iyo tuvuga ko Parmehutu, bumve Parmehutu icyo bivuze. Now, gahunda yabo ari uguteza imbere nk'uko babivugaga abahutu. Ibyo ariko byatangijwe iyo association yatangijwe n'abantu bari barize mu seminari, barigishijwe n'abapadiri. So yari projet y'abakoloni, kuko bashakaga, babonaga ibihugu bya Afurika bitangiye gusaba ubwigenge. So bavuga bati uko byagenda kose ubwami bwananiranye gukorana natwe, so tugomba kugira abo dusigira igihugu, kandi abo tugomba kugisigira bagomba nyine gusigara bari dushobora kubakontorora abanyarwanda twibereye iyo twibereye. Ibyo ngibyo bivuze yuko tugomba gucreatinga urwango hagati yabo, uburyo baba divided, abanyarwanda bacikamo ibice bibiri, noneho kugira ngo ariko dushobora kubakontorora. Iyi divide and rule ni policy n'ubu igikorwa, abazungu barayikoresha cyane kuva ubukoroni burimo kurangira kugera n'ubu ngubu. Ni ugucamo ibice abaturage kugira ngo bahore bahanganye, ubone uko bakontorora. Ni gutyo bakoze muri izo mbimbiri za Afurika guharanira ubwigenge. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa niwe icyo gihe wari umwami, ajya i Kinshasa mu birori by'irahira rya Patrice Emery Lumumba.
twumvikane ko Patrice Emery Lumumba atangiza ibitekerezo by'impinduramatwara muri Kongo Mbirigi ntabwo ari wenyine. Hari abantu nka Rudahigwa bari bamushyigikiye, ba Rwagasore w'u Burundi, hari abantu ba Mwalimu Julius Nyerere, hari abantu ba Kenyatta, hari abantu bari barimo Obote, harimo n'umugabo witwaga Binayisa, hari harimo abantu ba Haile Selassie yari akomeye cyane wo muri Ethiopia, birimo abantu ba Nkrumah, Kwame Nkrumah yari we kuri world stage kuko aramaze guhuza, yari ari mu ishyirahamwe rihuza abirabura bo muri Amerika, iri kuri Emancipation of Black People. Cyari igihe cy'impinduramatwara. Icyo gihe umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa aribo bakundaga kuvuga vive Kigeli, agiye i Kinshasa kurahira, abazungu baranga, baravuga ngo nagaruke, bamucirayo, igihugu gisigara kiri mu mayira abiri. Icyo gihe bimpawarenga Parmehutu yari imaze kwiyandikisha nk'amashyaka. Byumvikane neza yuko icyo gihe, igihe cya Kigeli atarajya n'i Kinshasa, hari haratangiye ibintu by'amashyaka no kugira ngo hazabeho amatora. Hari abantu benshi, amatora y'akamaramaka, hari abantu benshi muri ibyo bitekerezo Parmehutu yazanaga, abazungu baravugaga ngo habeho babitorere, habeho amatora y'akamaramaka. Ariko urumva akamaramaka igiye kuba, Kigeli yagiye, bamubujije gutaha. Ndibuka n'icyo gihe bagerageza kumwinjiza mu gihugu ku ngufu anyuze Tanzania, baramwiba, bamwinjiza mu Rwanda abazungu batabizi. Abazungu baza kubimenya ko Kigeli yageze mu Rwanda, ageze Nyamirambo mu Biryogo, bamupakira imodoka barongera bamusubiza Tanzania. Icyo gihe nubwo amashyaka Aprosoma, nibwo amashyaka nka UNAR, nibwo amashyaka nka MDR Parmehutu yari akomeye cyane. Ari nacyo gihe bya bindi wumva ngo rwa ruki bakubise ruza rukumvikanira mu marangano, iribwo ibikabye byinshi. Ariko urumva nka Parmehutu bakubise Mbonye umutwe, bakubise Mbonye umutwe, barumukubite hariya za Gitarama ngo rwumvikanira mu marangano kugira ngo bagire propaganda. Ariko urumva icyo gihe bamukubita, abatutsi batangiye gutwikirwa. Naho cyane cyane abo mu Ndiza, ikibazo ukuntu cyaje kugenda icyo gihe, byaje kugeza aho binjiza abantu muri Kamarampaka. Amashyaka araba, Kamarampaka mbere y'uko iba, babanza kuvuga yuko bidekaraye ko ubwami buvuyeho. Gusa byakozwe n'abazungu bakoranye na Parmehutu, barangije barababwira ngo bajye mu matora, MDR iratsinda. Ariko habanje Kamarampaka. Ibyo bintu byo kudekarara ko repubulika ivuyeho bikozwe n'abazungu, nibyo MDR muri propaganda yayo yavugaga yuko ari revolution y'abahutu. Iki revolution y'abahutu. none iyo revolution igeza muri referendum ngo babaze ibyo Abanyarwanda batekereza mu matora ataranyuze mu mucyo, atari afite indorerezi. Niyo referendum nite kuri Frodeland, Abanyarwanda benshi bo mu bwoko bw'Abatutsi barahunze, barameneshejwe. Byari nko gutanga abagabo. Harimo imyivumbagatanyo mu gihugu, harimo n'ubwicanyi no gutwikira abantu ku manywa y'ihangu. Even niyo wavuga ngo mbere y'uko iba, abantu barabibonaga se bakabona ikiri buvemo ko ari gahunda yo kuzana repubulika bakavana ubwami. Byari clear.
iyo revolution iyo referendum niyo yazanye repubulika, kuko bari bamaze gukuraho ubwami bemeje ko u Rwanda rubaye repubulika. Ariko muri iyo repubulika ya mbere, ariko nyihanganira gato amasegonda 5. Gukuraho ubwami hari imigenzo ya cyami yabagaho, hari abiru, hari abagabekazi, hari byabagendekeye gute abo bantu bose bari bari muri system y'ubwami, ingabo z'ubwami and so on and so forth? ibyo bari barabishenye kera, kuko urumva nko ku gihe cya Rudahigwa nta ngabo zari zigihari uza wakwita ngo ni ingabo zishobora kurwana, kuko ingabo z'u Rwanda ziherukaho igihe cya Rutarindwa n'igihe cya Nuza aje cya Musinga, abazungu baza mu Rwanda bakoloniza ku mugaragaro, bahise bazikuraho, bazana ingabo zabo z'abazungu, bazana n'abakongomani, bavugaga ngo abanyarwanda bari wiki, ntabwo bakora igisirikare, ntabwo baba ingabo. So icyo gihe cy'ubukoroni mu bantu bagiye bakora recruitment, ingabo za mbere nziza zirimo ba Habyarimana, ba Rukeba, ba uriya Bagosora, nicyo gihe nyine abo bantu bazamukiye muri icyo gihe cy'iyo revolution y'abahutu. N'ingabo zagiye zizamo abanyarwanda zaje muri repubulika ya mbere, ariho haje mbese u Rwanda rutangiye rumaze kubona ubwigenge. Ariko ikintu kinakomeye cyane kinahari ni uko n'igihe cy'iyimikwa rya Musinga hari ibintu byinshi babujanyije, abiru bari barabahagaritse, umwami atagifite full control no ku batware b'ubutaka n'abatware b'umukenke. Uburyo batangaga raporo ku muntu uhagarariye abakoloni wabaga ari Usumbura, yaje kuba Ubujumbura y'iki gihe. Icyo gihe Parmehutu nubwo ivuga ko yatsinze, yari ifite ikibazo, ariko kuri bo ari n'igisubizo. Bari bubakiye communication yabo, propaganda yabo ku gukuraho ubwami no kwanga abatutsi. Ibyo byose biba na repubulika zagiye zikurikiraho, na repubulika yigeze ifata umwanzuro ukomeye wo gucyura abatutsi bari baramenye. Hanyuma ibitekerezo byabo naho bishingiye, reka tugende tureba uburyo bagiye babikoramo kugira ngo babyumvikanishe. Reka duhere wenda nko ku byabarangaga nka Parmehutu, amabendera yayo, tunarebe no ku idarapo ry'igihugu ndetse n'ikirangantego cy'icyo gihe. Mu kubihitamo bagendeye kuki, byagiyeho gute? Ese mu byari birimo, dufashe nk'idarapo tugafata nk'ikirangantego, ryari idarapo rihagarariye iki, riri gusobanura iki, abarishyizeho, abarishushanyije bashakaga gutanga ihe message? Nk'urugero nk'ibendera rya Parmehutu ryari ririmo ubururu n'icyatsi, hagati harimo izuba. Iri zuba rero ririmo imirasire igera kuri nka 12. Mu by'ukuri igice kimwe cy'ubururu cyavugaga kuri emancipation, guteza imbere abahutu, iby'icyatsi kibisi bivuga iterambere ry'abahutu, kandi bivuga yuko iryo shyaka ryo ribazaniye umucyo, niyo mpamvu y'iri zuba. Ibi n'iri darapo, amakuru mfite ni uko ryakorewe i Kabgayi. Ibyo bitekerezo by'iri darapo rya Parmehutu, MDR Parmehutu, ni ryo ryinsipayarinze idarapo ry'u Rwanda ryaje icyo gihe, rizanaho amabara. Ubwo Peter sinzi ukuntu azabyereka, rizanaho amabara 3 mu ibendera ry'u Rwanda.
ndetse mu by'ukuri nshobora kwitana. Mhm. Ibara rya mbere ni ibara ry'umutuku, bagaragaza guharanira kwabo revolution. Iya kabiri ryari ibara ry'umuhondo, riri umuhondo yellow, Yellow. yellow Yera abantu y'umuco, barayumva. yellow iyo wavuga ko ari iya referendum. Hanyuma n'icyatsi kibisi ari repubulika. So nujya wumva bavuga ngo ukumva cyane abari muri iyo ngengabitekerezo ya Parmehutu, si ngombwa yuko baba bari muri MDR Parmehutu, ahubwo iyo ideology yabo bibanda cyane ku bintu bitatu: revolution ya 59, bakongera bagasubiramo referendum, bakasubiramo na repubulika. Ari naho haturutse iriya R nini. Abantu benshi benshi bamwe bajya bavuga ngo, ijya numva bamwe batera n'urwenya, ngo Parmehutu ngo bafashe gusa ibendera ry'Ububiligi bandikamo R. Ariko mu by'ukuri iyi R, ibintu bigize ibirango ntabwo bari ubutumwa buri direct, aba ari ubutumwa bwihishe. So revolution ni R, referendum ni R, repubulika ni R. Muri aya kandi byombi bihagarariwe n'aya mabara. Revolution ibara ry'umutuku, referendum ni ibara rya yellow, repubulika ni icyatsi kibisi, kuvuga ko bageze mu mudendezo. Muri make mvuze yuko repubulika itari umushira, itarebaga abatutsi, ntabwo naba nkabishe, kandi nta nubwo abinkurudingaga muri ideology yabo. So urumva revolution, repubulika, revolution, referendum, repubulika, byose biratangizwa na R, kandi bifite amabara abihagarariye muri iryo bendera. Ariko nanone ntabwo muri ayo mabara atatu bagenda bandikamo RR. Icyo ukora, ufata izo R ukoresha tukazisimbuzamo R imwe ukayishyira hagati. Ntabwo R ihari R mbere y'uko ujya mu ibara ryayo. R ihari mu idarapo ry'u Rwanda ry'icyo gihe ntabwo yari ihagarariye Rwanda. Abantu benshi ko babikeka. Nk'uko abantu bamwe babikeka. Ni revolution, referendum, repubulika. Noneho kubera ko hose utashyiramo za R, ukayishyira hagati, warangiza ukayigira ibara ry'umukara. Urugendo abahutu bakoze kugira ngo bagere kuri ya repubulika. Muri iyo ngengabitekerezo, kandi bakagenda ku rugendo baruha amabara atandukanye. Muri uwo mushinga ubonye igihugu gifite ibendera nk'iri, hari umututsi uhagarariwe, hari umutwe urimo. Twumvikane ko iri bendera ntabwo ari ibendera ry'ishyaka rya Parmehutu, ahubwo ya ngengabitekerezo ya Parmehutu niyo yaje hano mu kazi. Iragenda ijya neza muri R, muri rya bara ya referendum. Ikibazo baba bararangije ku ibendera. Nawe tukajya ku kindi yenda cyoroshye. Ibyo bintu ni nabyo by'insipayarinzi gukora ikirango cy'igihugu. Ikirango cy'igihugu cyari cyendaga kumera nk'agacurama, ariko wagira ngo ni inyoni
igiye hariho amacumu abiri, hariho n'iyo nyoni ivuga amahoro, ya mabara atatu aragarutse, umutuku uvuga revolisiyo, umuhondo referendumu, icyatsi kibisi cya repubulika. yego. Witegereze ikintu kirimo, ijambo rikoreshwa hano ni liberite koperasiyo porogere, ni kuvuga ba bantu nyuma y'ariya mabara babonye liberite ariko bagamije koperasiyo kugira ngo batere imbere. Ariko twabonye ko atari koperasiyo n'abandi bantu, ni koperasiyo hagati yabo. Ibyo bintu byose rero ugomba kubizirikana yuko mu mikorere yabyo, mu migendekere yabyo, ntabwo cyari ikibazo cy'abanyarwanda bose. Hari ibindi wongera kubonamo, umuheto ucuritse, akantu k'inosho yenda akomera nko guhinga, kameze nk'agafuni, n'umuhoro w'urukebe, harimo n'umwambi urimo n'icumu, umwambi ucuritse, umwambi n'umuheto, umuheto n'umwambi ucuritse. nawe iyo ugiye muri ibyo bintu bitatu, ese byari ibintu bihagarariye igihugu? Twumvikana ahangaha ubona liberasiyo koperasiyo porogere, wakwibaza ku kindi kintu cyoroshye, wibuke yuko icyo gihe mu biranga ubwami bwari bufite hari ingoma, intare ebyiri zireba ingoma, hejuru hariho ikamba ry'umwami, noneho hariho inyenyeri eshatu, 1 2 3, hasi handitse imbaga y'inyabutatu ijya imbere, imbaga y'inyabutatu ijya imbere. Byibuze ubwami bwo bw'icyo gihe bwavugaga yuko hari imbaga y'inyabutatu ariko ijya imbere, igamije kujya imbere. ngo ni abantu batatu bafatanya mu gukomeza kwa avansi. Barimeho utiraje, ni batatu bahari, nitwe abahutu, nitwe ba nyiri igihugu, abandi mwese muri abanyamahanga. Yego, abandi mwese muri abanyamahanga. Ikindi, iki gihugu ni igihugu kuva na kera, turanacyubakira amateka yacu ku buhutu, niho ibintu birango bituruka. Bibiri nashimangira na za nyandiko wese bazana nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 10 y'ubwigenge nibwo habaye, nyuma y'imyaka 10 y'ubwigenge nibwo hasotse inyandiko ya mbere ya leta yemewe yo kugaragaza urwo rugendo rw'imyaka 10 nyuma y'ubwigenge. Ariyo nyandiko tumaze igihe tuvuga, bamwe barashaka kuyakana ariko irahari. No muri urwo rubuga nakubwiraga byajya binyorohera kubesharinga bimwe, aho bavuga bati mugabe ibyo uvuga bikura he, urabeshya. Najya mbahereza references mu buryo bunyoroheye. Yego, ngiyi nyandiko bakayireba iyo tumaze igihe tuvuga. Ibyo byose ibyo byaje na Habyarimana ageze ku butegetsi, ibyo birango birakomeza, iyo myumvire irakomeza. We abona power, yigisha y'umuhutu mwene wabo, kuko nawe yari yigije y'undi, Kayibanda yakuyeho perezida w'agateganyo, naho mu buryo burangwa bwa kudeta y'Igitarama, hanyuma hakaza 5 Juillet akewegereyemo abandi bakamugereramo. Ikibazo kiri aha kikaba ukabona zose na Habyarimana. Habyarimana we azana MRND ye, avuga yuko izanye ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Inteko ishinga amategeko arayihindurira
ayihindurira n'izina, ayihindura n'icyerekezo, ntiyongera kuba inteko ishinga amategeko, ahubwo iba senide, komisiyo nasiyonari do developoma. Komisiyo iba komisiyo y'igihugu y'iterambere, muri make iba RDB. Icyari inteko kiba RDB. Bararaga hariya mu Rugwiro, mu Rugwiro yari state lodge, hariya umujyi wa Kigali uri ni naho perezidansi yari. Kiriya Kiyovu cyari icy'aba elites, either uri umuzungu ukorana ubucuruzi n'abazungu cyangwa se ukora muri, mbese cyari ikintu cy'aba elites. Urebye hari ahantu h'Ababirigi na mbere. So ibyo ngibyo rero bikatuzana kuri ibyo byose ubikurikije ukageza no ku gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, nta kuntu byari kurangira batarimbuye Abatutsi. Mu gihe uhora wigisha abantu kuva igihe cya Kayibanda yuko umwanzi ari Umututsi, kandi yaturutse imahanga, babita abavantara. Wibuke yuko icyo gihe Abatutsi bameneshejwe bari baratangiye intambara zo gushaka kugaruka, arizo bitaga intambara z'inyenzi, 6-3-7-6-7-7, 6-7-7, ubwo bagatera baturutse i Burundi, ariko nabwo ibintu birangwa bitari coordinated neza, bitari na very well managed. Izo nyenzi zaturukaga kenshi mu bari abantu bahoze muri runari. Now runari nayo yari ifite amacakubiri, n'inyenzi nazo ntabwo zumvikanaga. Hariho inyenzi zishaka kugarura ubwami, hariho inyenzi nazo zemera muri repubulika. Ibyo ayo mateka tugeza ku gihe cya FPR muri za 1983 nani yabaye, yari iri aribwo 87 ariryo shingwa rya RPF Inkotanyi, ivuye muri rano, yari irimo ba Rudasingwa, ba Protaze Musoni, Zeno Mutimura, yarimwo abantu benshi. Za kwishyira hamwe nibwo 87 bari kumwe na Red Fred Rwigema bashinze RPF Inkotanyi. Ari nabwo bagendaga bamobilizinga abantu bose, uburyo bazanamo Kanyarengwe, ari mu bashinze, bazanamo ba Pasiteri Bizimungu, bazanyemo ba Rizinde. So byari ibintu byinshi. Ikibazo cya nyuma ashaka kubaza ni ikijyanye n'impinduka noneho zabaye, n'ukuntu y'amashyaka aharaniraga igice cy'Abanyarwanda, haje noneho FPR igatangira guharanira inyungu z'Abanyarwanda muri rusange. Nyuma y'uko Jenoside ihagaritswe, ikibazo nkubazana nakuze nibaza kuki FPR yemeye gukomeza kugendera kuri izo R3 zo watubwiye, n'indirimbo y'igihugu ari yayindi, bikaza guhinduka nyuma y'imyaka 6 cyangwa 7. Urakoze cyane uvuze icyo kibazo, ndaza kugisubiza, ariko hari akantu nari nibagiwe. Iyitwa indirimbo y'igihugu yari hari icyo gihe yasingizaga intwari za Parmehutu, turayibuka? Ndayibuka. Uribuka igitero cya kabiri? Ndakibuka. Kinsubirira. Oya, si mu ndirimbo amagambo gusa, lyrics zayo. Humura ntacyo. Ntacyo ndibube humura, ariko ntago actually nibuka icyambere neza, kuko nicyo twaririmbaga cyonyine. Rwanda rwacu, Rwanda gihugu cyambyaye. Nzakurata n'ishyaka n'ubu twari ibintu nk'ibyo. Iyo nibutse kugeza ubu ibigwi wagize kugeza ubu, igitero cya so urumva yugarukiye aho ngaho. Ati nshimira abarwanashyaka bazanye repubulika idahinyuka. Yego, nshimira abarwanashyaka bazanye repubulika idahinyuka yayindi. Iyo ndirimbo yari y'Abanyarwanda. Igitero cya kabiri yaba wakebukaga, kuko yari ifite ibitero bitatu. Bavandimwe twese hamwe, ntabwo ari icyo. Kabiri ntabwo nkibuka, twaraga kimwe cyonyine. Ariko you can google that. Icyo mu gihe nibwo gusobanura ibi ngibi, you can google that. Yego, icyo nibwo kuvuga cy'ingenzi hano kinakomeye. Ntabwo u Rwanda rwari urw'Abanyarwanda mbere
mbere y'uko FPR ifata igihugu. Oya, rwari uruhutu. u Rwanda mbere y'uko FPR ifata igihugu rwari uruhutu. U Rwanda ruheruka kuba urw'abanyarwanda, ubwami bukiriho, ikiri imbaga y'inyabutatu ijya imbere, barimehutije yubakira amateka yose n'ibirangantego n'indirimbo y'igihugu kuri yo, kandi ari parimehutu, ari pariti du mouvement d'emancipation abahutu. Baraje bubakira kuri icyo gitekerezo, u Rwanda rwose barugira uruhutu. Icyo mvuga noneho ubu ngubu, wambajije ngo FPR kuki yaje ifashe ubutegetsi ikomezanya n'ibyo bintu, n'iyo ndirimbo n'ibyo birango. Mu by'ukuri icyo ni ikibazo cyiza cyane, kuko njye nize ku ngoma ya FPR kandi iyo ndirimbo twarayigishwaga. Yego. Icyabaye FPR imaze gufata ubutegetsi, yanze gutegeka igihugu yonyine, kubera ko yavugaga ngo ishyigikiye ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Mu nkingi zayo 8 habagamo inkingi ikomeye y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ifashe ubutegetsi muri 1994, barahiriye ku cyitwa itegeko shingiro. Itegeko shingiro ryari rigizwe n'ibintu bitatu. Igice kimwe itegeko shingiro ryari rigizwe n'ibintu bitatu. Igice kimwe cya constitution yari ihari icyo gihe, cya Habyarimana, yo muri 78 gutya, sinibuka neza. Itegeko shingiro yari rigize igice kimwe cy'iyo constitution yo ku bwa Habyarimana, harimo amasezerano ya Arusha, harimo n'itangazo rya FPR Inkotanyi. Ibyo bintu bitatu nibyo byari bigize itegeko shingiro. Mu mitegekere yabo bayise imitegekere y'inzubacyuho. Imitegekere y'inzubacyuho igomba gukurikiza amasezerano ya Arusha. Ariko ayo masezerano ya Arusha yemereraga andi mashyaka FPR gusangira ubutegetsi n'andi mashyaka. Muri uko gusangira ubutegetsi n'andi mashyaka, FPR izana akantu gashya ariko kari gakenewe. Turasangira ubutegetsi n'amashyaka atarivanze muri jenoside, atarijanditse muri jenoside. Ubwo niho CDR na MRND zagiriye kuri blacklist. Byasheshwe. So abandi parimenuza, kubera ko Habyarimana ageze ku butegetsi, yahise asesa andi mashyaka, ashinga ishyaka rye. Nsubireho inyuma gato, Habyarimana amaze gukora kudeta, Habyarimana amaze gukora kudeta, yasheshe andi mashyaka, habaho ishyaka rimwe rya MRND, yiyamamazaga n'ibara ry'ikijuju. Nta wundi mukandida, buri muntu wese yari ari mu ishyaka rimwe. Ibyo nabyo yarabihuriye na Mobutu wari uyoboye MPR. MPR ryari ishyaka rimwe, buri mukongomani wese akaba ari muri MPR. Olinga yo olinga te ozana MPR, wabishaka utabishaka uri muri MPR. Bemeraga yuko nuvuka uvuka muri muvuma. Kubera ko na Habyarimana afashe ubutegetsi, ikintu cya muvuma yakigumyemo, kugeza igihe Abafaransa mu nama babashyiraho igitutu kuza gutangiza amashyaka menshi. Ariko icyo gihe n'intambara ya FPR n'iki byari bigeze kure muri 1993. Icyo gihe FPR imaze gufata ubutegetsi, yemerana gukorana n'amashyaka atarivanze muri jenoside. Bashinga leta atari leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe. It's a transition government.
transition government yarangiye muri 2003 hamaze gushyirwaho itegeko nshinga rizanye n'ibirango bishya byose bihuza abanyarwanda. So ikibazo cyabo FPR ku cyakomeje kugendera kuri bya bintu bya kera nuko FPR yari itarashobora mu buryo bwo guhindura ibintu mu buryo bwa demokarasi bushingiye ku mategeko, bushingiye ku itegeko nshinga rishya, bushingiye ku mahame ya demokarasi, bishingiye no ku birango bishya. Ubundi FPR nta kuntu iri kuzana ibirango, yiza n'ibirango keretse yifata ibyayo by'ishyaka akaba ari byo biza kuba ibirango by'igihugu. Kandi icyo gihe iyo FPR bikora gutya ni ukuvuga FPR yari kubibaye nka MRND cyangwa Parmehutu ikagira igahindura igihugu akarima kabo. FPR yari izanye ubumwe. Turabanza tugendere kuri ibyo ngibyo mwagenderagaho kugira ngo tubanze dukore ibyemewe n'amategeko, dukore referendum, kuko itegeko inuza leta y'inzibacyuho yarangiye. Wibuke yuko leta y'inzibacyuho yari iyobowe na Perezida Bizimungu, ariko aza kwegura Perezida Kagame atangirana na bibiri, akomeza yanzibacyuho kuko twagiye tuyongera akomeza y'inzibacyuho. Noneho kugira ngo habanze referendum yagombaga gukorwa ku itegeko nshinga. Abanyarwanda barashaka itegeko nshinga rimeze rite. Iyo komisiyo y'itegeko nshinga yari iyobowe na Honorable Tito Rutaremara. Referendum ibonetse tubonye itegeko nshinga. Itegeko nshinga rero ryagombaga no kuzana ibirango bishya by'igihugu kugira ngo tuve muri cya gihugu cy'igihutu noneho dushyire igihugu cy'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu FPR iteza imbere gahunda yitwa ndi umunyarwanda, waba uri umuhutu ariko yo izana akantu gatandukanye n'ubwami. Nta bwami buhari, twe turemera repubulika, nta n'imbaga y'inyabutatu ihari, ni imbaga imwe, abanyarwanda. Muga Karame, kangushimire. urakoze cyane. Urakoze nawe.